tubahaye ikaze mwese mudahwema kudukurikira, mwese mudahwema gukurikira Iseka News. Muratwihanganira gato, iki kiganiro cyari kimaze iminsi mudakibona, ariko ndakeka gahunda zakemutse. Ni ikiganiro cyitwa Uruvugiro, ni ikiganiro kibanda ku makuru yavuzwe mu cyumweru. Ni ikiganiro mugezwaho n'ubundi nanjye Ushindi Paul Barozi fatanyije na mugenzi wanjye hano muri studio Munezero Joseph ndabasubuje. Yego, ni ikiganiro kiragaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira zavuzwe mu cyumweru. Turajya mu karere ka Ruhango aho babiri bashyikiriye polisi ruswa bahita bafungwa. Ingingo ya kabiri turaganira ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu mashuri. Imibare igenda yiyongera umunsi ku wundi. Iki ni kibazo giteye inkeke, turareba icyakorwa ndetse n'ikiri kubitera kugira ngo iyi mibare yiyongere, ndetse n'icyakorwa kugira ngo iyi mibare yiyongereye igabanuke. Ingingo ya gatatu turaza kujya Nyagatare aho hari kubaka ikiyaga gihangano kizatwara miliyari 211. Naho n'ubundi tukiri aho ngaho muri Nyagatare turaza kureba icyo umuyobozi mushya wasimbuye uwari uhari icyo yavuze, aho yagarutse kwiyubakwa rishya ry'inganda zigiye kubakwa mu karere ka Nyagatare garere mu ntara y'Iburasirazuba. Turaza kureba ese kw'intara y'Iburasirazuba ikunda kugaragaramo ikintu kijyanye n'amapfa, niki cyakorwa kugira ngo kiriya kibazo gikomwe mu nkokora. Turaza kurebera hamwe tugaruke ku byo Depite Mukabarisa Germaine yagarutseho atabariza abana b'abakobwa bakora mu kabari. Ese niki cyakorwa kugira ngo iyo mibare yabo bana igabanuke, ndetse n'icyakorwa kugira ngo bongo badafite iyo mirimo baremerwe indi. Ese hakorwa iki? Ikibitera cyo niki? Nimuze gucikwa. Ingingo turagarukaho n'ubundi turaza kugaruka ku ruhare rw'itangazamakuru mu mujyi wa Kigali. Bararishimiye, bashimira itangazamakuru ko ryakoze byinshi mu guha abaturage umwanya. Turagaruka no ku rubyiruko, ayo yose niyo turarambura mu kanya katarambiranye. Nguko nayibabwiye n'ubundi muri studio ndi kumwe na Joseph Munezero. Ndizera ko icyumweru cyakugendekeye neza. Icyumweru cyagenze neza, ndumva ko ndakomeye nta kibazo. Nta kibazo ufite na kimwe? Nta kibazo mfite. Umeze neza? Umeze neza. Ijwi riraturagurika, umeze neza? Ijwi rirahari. Morale ni yose kandi nta nubwo nzigera nyibura. Okay, n'abadukurikiye rero namwe tubahaye ikaze. Icyo ugomba gukora ni ukujya kuri Iseka News. Yego. Bamaze kubimenyera ko Iseka News bakadukurikira, bakaduha comments. Uranja ngaruka cyane ku kintu cya comment. Ni ingenzi kuko biduha uburyo twakora ibibanogeye kurushaho. Comment, like, share n'ibindi, na za subscribe kugira ngo dukomeze twaguke. Yego, comment nabwiruhije ni ukutwereka umusanzu wawe, ukajya nariya kuri subscribe kadushyigikira, tukareba ko turi kumwe, kuko ikiganiro ni icyacu, ikiganiro ni icyari. Urumva tudahari ni ikibazo, kandi nabo badahari nacyo cyaba ari ikindi kibazo. Bajya no kuri Iseka Journalism, bujya banarandika, haba hari inkuru zitandukanye ushobora kugenda ugasoma kuri Iseka Journalism, ni website ya Iseka, ugasoma amakuru abagezweho. Kandi buryo utasomye nta cyamenya. Niko bimeze. Erega ikintu cya mbere ni iki? Namakuru. Usoma burya ni ingenzi cyane. Yego. Joseph, rega duherere mu karere ka Ruhango hirya. Ntabwo nubundi ni hano mu majyepfo y'u Rwanda n'ubundi. Mu baturanyi b'iri shuri cyane rwose. Aho bagira bati babiri bashyiriye polisi ruswa ihita ibata muri yombi itazuyaje. Iki ni ikibazo. Bibaye ngombwa twareba ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru hano mu Rwanda ivuga ko igihe polisi y'u Rwanda RNP yataye muri yombi umugabo w'imyaka 53 n'umugore w'imyaka 35 nyuma yo gukekwaho icyaha cyo gutanga ruswa mu nzego z'umutekano y'ibihumbi 50. Bafashwe kwa 21 Mutarama 2023, bibera mu kagari ka Manda muratwihanganira, umurenge wa Byimana ho mu karere ka Ruhango. Abashatse gutanga ruswa bari bafatiwe mu bikorwa byo kwenga banacuruza inzoga itujuje ubuziranenge yitwa igikwangari, litiro zigera kuri 780. Yego. Ni igikorwa cyagizwemo uruhare n'abaturage n'inzego zibanze. Polisi yafasha abo bantu babiri ibaguye gitumo, bari no gucuruza izo nzoga. Aha njyewe ndashimira inzego ebyiri. Yego.
ndashimira mbere na mbere umuturage ukomeje kugira uruhare mu bikorwa byatuma aba ku isonga. Nimvuga kuba ku isonga wumve n'iri kumira, kuko aya maritiro tureba 780 ni inzoga yitwa igikwangari yaraje mu bana bacu, yaraje mu rubyiruko rwacu rw'u Rwanda. Ejo tugahurira nabo ku mihanda, ibintu byayogayoze biyandaritse bagize gute, ariko nkongera nkashimira polisi uruhare rwayo. Kandi ngira ngo ubushize twigeze kubivugaho ubwo twavugaga ko mu nzego nyakubahwa perezida wa repubulika yashimiye harimo n'inzego z'umutekano haba polisi. Nyuma yaho narakubwiye ni urwego rwitwa polisi rusigaye ruri mu kazi kanoze keza, kuko igikorwa nk'iki bari abantu benga biriya bintu usanga kenshi barabyenze igihe, barangije abantu igihe bafite n'amafaranga, ku buryo nyine nk'ubu mbonyemo ruswa y'ibihumbi 50 bari bagerageje gutanga, ariko n'amafaranga macu narebye ntabwo umupolisi muzima w'umwuga yajya gufata ibihumbi 50 ngo abigurane ubuzima bw'abantu ibihumbi. Hano rero CIP Kamanzi Hasani ni umuvugizi wa polisi mu ntara yacu y'Amajyepfo, yakomeje cyangwa se yabwiye igihe ko mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hasani yabwiye igihe ko polisi ifatanyije n'izindi nzego n'abaturage bahise bamena izo nzoga mu ruhame, bazimeneye mu ruhame direct, ntibazuyaje. Noneho babandi bazengaga, babandi bari bagiye gutanga ruswa bajya kubacumbikira, niko nabyita, sibyo? Ubu ntabwo ubu bari mu maboko atari ayabo, niko dukunze kuvuga. Noneho CIP Kamanzi Hasani wumve message yatanze, yakomeje yibutsa abaturage kwirinda gutanga no kwakira ruswa ndetse n'iyeza ndonye, kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Yongeye kwihanangiriza buri wese kwirinda kwenga, gucuruza no kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge, kuko byangiza ubuzima bw'abaturarwanda. Anasaba abaturage kurushaho kwimakaza muri bo ihame ryo gutangira amakuru ku gihe kandi vuba, bagamije gukumira icyaha cyangwa gukumira ibyaha. Urumva ubwo butumwa numva bunahagije, burahagije cyane rwose, burahagije, kuko nta kindi twarenzaho ku magambo ya CIP yavuze. Ahubwo nge ndi hano kugira ngo wenda ngubaze, ziriya nzoga iyo bazimenye kuriya nyine nge ngira impungenge iyo zimenywe kuriya. Impungenge se kandi ushinde, kubera ko iyo zimenywe kuriya byanga bikunda ziba ari nyinshi cyane. Ufite impungenge zaba zateje ibihombo se? Buriya ni abahame rw'abaze, buriya iyo bagiye ni abari abaturage bihisha ahantu n'ubundi bakazidaha, kandi zimenwa hasi. Zimenwa hasi. Nyine polisi ifite uburyo bikora kinyamwuga, ishobora no kujya ku kirombe runaka, sibyo? Ahantu wenda sinzi, ariko buryo ki basiga nta zigaragara imusozi, ziramenwa nyine zigatemba zikagenda aho ngaho mu ntuza mu butaka. Message yawe rero, ahubwo njye narigize ngo ufite impungenge ko wenda abo baturage bahombye. urugero nshatse kuvuga, niba wenda bafashe, kuko njya mbona ari ingunguru ndende cyane, ziba ari ingunguru. Hari nabo byigeze guturikana ahantu igisenge kiraguruka kiragenda. Buryo zimenwamo ushaka gutandukana, ukazimena ngo mu kabande. Aha babikora kinyamwuga, bazimena ku buryo nta n'itungo ryahura nazo wenda mu mazi rigiye kunywa cyangwa ibiki. Ni kinyamwuga rwose, ziramenwa kandi neza. Nk'uko ibiyobyabwenge bitwikwa, iyo byafashwe bindi bitwikwa kinyamwuga nyine, ku buryo nta ntuza biri buteze. Ni nk'uko nyine baturitse igisasu, ni nk'uko bagira gute, hari step bakoresha. Joseph Karame, ntabwo ari hano mu karere ka Ruhango twumvise ngo inzoga zamenywe. Twarabyumvise mu karere ka Musanze akenshi cyane, mu majaruguru. Ari ingero z'inzoga bagiye bamena inzoga, babaga barazihaye amazina, za Muriture, za ndamutibikanye,
zabeyura wihe tugira inzoga nyinshi hari n'izindi bita akazina kiza ngo bazise ngo yitwa agasusuruko. Ntabwo turi hano kugira ngo tuzamamaze, ahubwo turi kugaragaza cyangwa turi gutunga agatoki izo nzoga. Ikintu cyabaje ni kimwe, ugiye wowe umuturage ni uruhare rwawe. Ibaze umuturage agiye kugura inzoga igura amafaranga 200. Yego, ese bureka ubujiji buke, nihe inzoga iri mu icupa yakagombye kugura 200? Ubundi hari icyo twita ingredient n'akazi ibyo bintu bitwara kugira ngo iyo nzoga iboneke. Ese nyine inzoga ugiye kugura 200 cyangwa 500, urumva imbaraga yatwaye yengwa ibyayigenzeho, nyine urumva ifite ubuhe buziranenge mu by'ukuri. Nyine aha ni naho abakiriya b'ibyo bintu nabo bagomba kuzamurira urwego rw'imitekerereze yabo. Kaba ibi bintu bya make gutya, ibi bintu ndabinywa buracya ameze nte, ese ejo hari akarimo nzikorera, ese ndaza gutera kangahe cyane. Ese niki kiri mu baturage ku bintu bijyanye n'iyi myumvire? Kuko reka ngo urugero, ariko iyi myumvire irimo irahinduka kuko ahangaha Ruhango abaturage nibo ubwabo bitangiye amakuru, kandi ntugire ngo ubu n'ubwa mbere byari bikozwe, basanzwe bazinywa. Ariko Imana ishimwe ubwo zibarambiye bakaba batangiye gutanga abazenga, sibyo? Imyumvire irimo iragenda ihinduka kuko byarahagurukiwe, nyine byarahagurukiwe mu bukangurambaga. Buri bukangurambaga ni ikintu kiba gikwiye guhoraho umunsi ku munsi, kuko uyu munsi wigisha 100 byibuze 10 bakagira icyo bumva. Hatarabayeho ubukangurambaga ngo nka gitifu cyangwa meya aba yaragiye mu nteko cyangwa RNP, Rwanda National Police, babe baragiye mu nteko bavuga bati izo nzoga ibiki n'ibiki ibyo bikwanga ari nibyo birimo gutera ibi n'ibi, nibyo birimo gutera ubujura, nibyo birimo gutera uburaya, nibyo birimo gutera iyi nzara, kubera ko abantu babuze umwanya wo kujya gukora barimo kujya guhugira muri ibyo. Ntabwo umuturage yazanga atanga amakuru nkayo, nawe kuyatanga hari imitekerereze aba yarumvise kuri mobilisation yabayeho. Bizagenda rero bicika, dusigarana ibintu by'ibisirimu gusa. Niko navuga, dusigarana ibintu by'ibisirimu gusa bifitiye ubuzima umumaro, ubuzima bwacu. Umuntu afata uyu munsi ejo akaba akomeye ari mu kazi. Yego, urumva ko nyine n'ubusesenguzi bwa Joseph ku bijyanye n'izi nzoga zitujuje ubuziranenge kenshi zikorwa mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko abazikora bagakomeza kuzikora, ariko uko zigenda zamaganwa niko benshi bazagenda babyumva cyane kurushaho. Abazikora rwose nabagira n'inama, imikorere iriho, bareba ibindi yawe, ayo mafaranga yawe rwose shaka ahandi wakwinvestinga mu bworozi, wakwinvestinga mu buhinzi. Nta woroye ngo abure isoko, nta wahinze ngo abure isoko. Ubu amasoko arahari, ibintu birakenewe, wakwinvestinga mu kandi ibintu bya make bica umugongo. But ibintu biri irigotende, ibintu bitemewe n'amategeko, ni ukuri rwose tubisezerere tujye mu bintu. Erega nawe ukora ibintu uraba proud of yacu, unaryama usinzire, igihe cyo kuryama n'ikigero uryama usinzire. None tutekereza ko iyo umuntu ataze izi litiro z'ibitero ntagasinzira, hanze imbe biravuga, imbe bikoma igishangara, akumva yabyuka akiruka. Reka tujye ku yindi nkuru ijyanye n'ihohoterwa rero. Ihohoterwa rikorerwa abana ku bigo by'amashuri. Joseph, uri babashe kinacyo ni ikibazo rishingiye noneho iri hohoterwa turavuga nyine mu mashuri. Niwumve mu mashuri ya za segonderi gusa, wumve amashuri haba za segonderi haba na za kaminuza, ni hohoterwa muri rusange. Ubushakashatsi butandukanye ku ihohotera rishingiye ku gitsina bugaragaza ko abana bakiri mu mashuri biganjemo abangavu bahohoterwa kugeza no guterwa inda, ndetse abarenga 70% babyaye muri ubwo buryo bagahita bava mu ishuri. 70%. Kahibase 70% by'abana bari mu mashuri babyaye nkavamo kubera ko agiye guheka undi, sibyo? Icyo kintu rebe uko umuryango ugifata cyane. Umuryango nyine wari uzi ko ufite umwana urimo kwiga uzawugirira akamaro. Iki kintu urebe uko leta igifata. Leta yari yizeye ko yashoye, buriya leta hari ukuntu ishora mu bintu by'igihe kirekire, nubwo hari ibyo wenda tutabona. Izi nyine ngo abana nabo barimo kwiga barimo kugira gute, ahubwo reka turebe ese iri hohoterwa
aba bana bahohoterwa n'abandi, ni abacuruzi banyuraho bajya kwiga, ni ababatwara bajya kwiga za moto n'iki, ni ababigisha, ni abo bigana, ubundi ni bande? Kuko iyi mibare iteye ubwoba. Aho ngaho rero ukiri aho, kuko uragenda utanga ubusesenguzi bwawe kubyumva. Ubushakashatsi bwakorewe mu turere twa Bugesera na Kicukiro muri 2023 bwakozwe na Young Women Christian Association Rwanda, bugaragaza ko abana bakiri mu ishuri bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina igihe bajya ku ishuri, bavuyeyo cyangwa bakiri ku ishuri. Bajya ubwo bajya ni hahandi nigeze kuvuga. Bajya ni wa wundi ushobora kuba yamuhaye rifuti ajya ku ishuri, amubwira ati icara hano nkucume nkwigize imbere, sibyo? Bajya ni kuri ya butike yanyuzeho, bajya ni kuri ya salon de coiffure yanyuzeho. Komeza. Mu banyeshuri babajijwe harimo 661 bo mu mashuri yisumbuye, 10 yo mu karere ka Bugesera, 2 yo muri Kicukiro, mu gihe 335 biga mu mashuri makuru na kaminuza. Urumva? Yego. Abakorewe ubushakashatsi babajijwe niba bajya babona abahungu bakorera abakobwa ihohotera rishingiye ku gitsina. Abagera kuri 43.1% bo mu mashuri yisumbuye bavuga ko babonye abahungu bahohotera abakobwa. Ibyavuye mu bushakashatsi uretse abagera kuri 43.1% bo mu mashuri yisumbuye bavuga ko babonye abahungu bahohotera abakobwa, barangiza bakikomereza. Ngo nicyo kintu nyine cyo guhisha amakuru, cyo guceceka. Bivuze ngo nta nubwo twari kurinda tugira iyi mibare, nta nubwo imibare bigikomeza kuzamuka, iyo abantu baba babibona bagahita babivuga. Akibona umwana runaka avuye ku ishuri yambaye akajipo k'ishuri, cyangwa yanajijishije yagakuyemo, dufite utwana natwo turimo twikuza mbere y'igihe, yajijishije yagakuyemo, ukamubona yinjiye kwa runaka mu gikari cyo kwa runaka. Icyo kintu koko, wa mubyeyi we, wa rubyiruko we, wa muyobozi we, wa munyarwanda we, wa munyarwandakazi we, aho wakumira icyaha kitaravuga atangira amakuru kugira. Iri sesengura abantu babyumvira rakomeye ko dufite inzego nyinshi, iki kintu umwana umukobwa natubabarire rwose. Iki kintu wakibwira wese cyane, wakibwira wese kucyisha amakuru kandi byakugeraho ingaruka. Aba bantu 43 n'igice kimwe kwijana iyo batanga amakuru, baravuga 43. Maginga hari abana baba bakiri ku ishuri, maginga ya hari abana baba bafite icyizere cy'ejo hazaza, ariko abantu niba binyangamugayo bumve ko batatanze amakuru. Umva n'uyu mubare rero, umva n'uyu mubare 78% bataye ishuri, muri bo bataye ishuri nyuma yo gusama nibongera kurisubiramo. 78% nyine ahita yitakariza asubire, ku buryo gusubirayo aba yumva afite ikimwaro. Hari n'uburyo wenda yagezeyo bavuga bati ni wa wundi wageze gutye, ariko nje mbagira n'inama bashatse kubwo kugirira neza ejo hazaza hawe, no kugirira neza abo batangirega kubashibukaho, bajya basubira ku ishuri. Dore impamvu mbikubwira, uyu mwana n'ubundi abakiri muto, uyu mwana asubiye ku ishuri, nukuvuga ngo n'ubundi mu myaka yabo urebye ntago bageza akenshi, ntago bageza ku myaka 20, n'ubundi nuva kuri 20 kumanuka hasi. Uyu mwana asubiye ku ishuri akiga, yazarihirira uyu yabyaye bitamugoye cyane. Uyu mwana asubiye ku ishuri akiga, yazabona akazi. Ariko noneho reka maginga ya turwane n'icyakorwa kugira ngo be kumutera. Mu gutanga inama rero, ndashaka ngo tubyihutishe, ariko hano bakavuga ko imibare y'urwego rw'ubucamanza muri 2024-2025 igaragaza ko icyaha cyo gusambanya umwana cyakurikiranyweho abantu mu manza 6124. Ni abantu benshi, abantu 6124 ku cyaha cyo gusambanya abana. Ubwo nibo babashije kuboneka, ntago harimo babandi twabonye babandi babona bakicecekera, ntago barimo babandi
umukobwa abyara umwana akarinda agera imyaka 5 wamubaza umunsi ku munsi ngo wayitewe nande ntabivuge. None ngo abantu 6,624 urumva ikibazo gikomeye cyane bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana. Ahubwo twibaze aba bantu bose ko babavuze ko ari 6,624 abo cyahamye ni banga koko barakurikira abo cyahamye ni bangahe bari mu bihano byabo. Ubwo nabyo tuba dukeneye guhita tubimenya. Yego kutugaragariza imibare ni byiza, ariko ariko imibare iteye ubwoba. Nyabona ubushinjacyaha nabwo bujye burakomeza bukore utafiti bukomeza bukora ubushakashatsi kuko bugaragaza imibare ntacyo yavuye. Imibare iteye ubwoba ku bana b'Abanyarwanda. Generasiyo zacu zaba zirimo zijya mu kaga gakomeye tutumvishe ko gutanga amakuru kuri aba bana baba bahohotewe. Erega sinangombwa ubundi ubu nje ahangaha navuga ko no gukeka ko umukobwa wa runaka ajya anyura kwa bunaka ufite agasaro cyangwa ufite uburyo bundi bwo gushuka abo bana. Ubu no gukeka byakabaye bibi impamvu ituma umuntu atangira gukurikiranwa kugira ngo iyi mibare irakomeye cyane iteye ubwoba. Kugira ngo iyi nkuru rero tuyicutse ese wowe ku ruhande rwawe ariko mbere yo kuyicutsa ntaba bo muri kaminuza koko no muri kaminuza ahubwo muri kaminuza ni kibazo gikomeye cyane. Imanite sibyo uko muri kaminuza n'abantu batuzi Joseph Mbikigeri kiba muri kaminuza. Muri kaminuza n'urugero ntabwo tuvuze yariyo ariko tuvuge ku banyeshuri biga muri kaminuza ubona ko bahura n'ibibazo bitandukanye. Hari ibibazo by'amacumbi, hari ibibazo by'iki n'iki urumva. Ariko hari ikintu njya mbwira abantu shinde burya utazahura n'ikibazo ugahita uvukisha ibibazo wibwira ko harimo gushaka igisubizo cy'ibyo bibazo. Ubundi guhura n'ibibazo ubwabyo si ikibazo, ahubwo ikibazo kiba uko witwaye muri ibyo bibazo urimo gukemura, sibyo? Uti amacumbi wenda ngarahenze kurya ibiki n'ibiki agasohoka akajya gushaka ubuzima nyine kugira ngo ubuzima bukomeze. None se gushaka ubuzima bihuriye no kwangiza ubuzima? Aho ntabwo numvikana nawe. Nyine umva ukuntu bimeze. Gushaka ubuzima bihuze no kwangiza ubuzima. Umva ukuntu bimeze. Ngiye ndi kuguha urugero. Yego. Umwana w'umukobwa ushaka kubona nyine wenda ako kaburuse kabaye gake. Sibyo? None we nyine mu buryo bwo gushakisha ibisubizo byihuse arasohotse nyine. Urumva? Arasohotse agiye gushakira amarongo ku hantu agomba nyine kubona ibijyanye n'ubushobozi bwe cyangwa never igihe cyose uri mutangira ubuzima runaka bigusaba kwihangana. Icyo kintu mu cyumve kwihangana, ariko buriya ujya wemera ko arabona kwihangana binanirana. Nje banza unyumve iyo bibananiye nyine niho bahura na kaga, niho bahurira na kaga. Bigusaba kwihangana. Ntabwo nyine umunyeshuri uri muri kaminuza azabasha kwisavinga byose akeneye, sibyo? Nk'uri mu kazi runaka, sibyo? Cyangwa wenda nk'ufite n'imiryango n'ababyeyi bafite amikoro bamusayidira muri kwa kwiga kwe. Ariko ntabwo igisubizo kizaba gutandaraza imbere y'abantu, sibyo? Kuko muri kaminuza ho arimo araminuza mukize. Icyo gihe rero twahita tugira abaminuza mu ngeso mbi, sibyo? Aho twagize abaminuriza kuza ku isoko ry'umurimo guhangana n'ibibazo. Buriya umuntu imanite ubundi usoje 6 yisumbuye biteguye kujya muri iyo kaminuza, hari urwego rw'imitekerereze twakabaye tumubaraho. Iyo kaminuza ni imyaka 2 no ni 3 ni 5 ni 4. Iyo myaka ashobora kwihangana kuko ngejo bundi ashobora muri iyo myaka kwihangana, ahubwo agakoresha duke abasha kubona, ahubwo akanagerageza andi mahirwe aba yaragiye ashyirwaho. Kuko kwiga ntabwo ari wo murimo mukuru, cyangwa ntabwo ari byo byonyine aba yakora n'ibindi. Yakwiga atera uturaka, yakwiga
wenda yaregereye abantu bakamutiza ingwate n'icyo akakaguzanya akiga afite n'akandi kantu akora sibyo ahangaha ni ugukura amaboko mu mifuka tugakora ni ugutekereza byagutse ibyo rero bitandukanye no kuvuga ngo nimura n'ikibazo ndajya mu ngeso mbi kuko urabivuga gutyo ku bakobwa ejo tugeze ku bahungu wavuga ngo reka abahungu nabo bajya muri ba sugar mami nabande kuko ngejo bundi muri kaminuza naravugize na hari mwe nyine mu barimo ribu yataye mu mvuto imushinja gukoresha imibonano mpuzabitsina abana ba kaminuza kugira ngo abahe amanota urumva ikintu cyagaragaye none ikindi yakoraga aba yakoresheje ububasha ikindi yakoraga hari abana yiyegezaga hafi bo kumushakira utwana duto tw'utunyobwa link pass tw'utunyobwa ariko mperutse kubona Dr Bimrangira Thierry avuga ati ibi bintu murimo by'amapasi ni ukuvuga ngo muze kumenya ko biri mu bigize ibyaha ni ukuvuga ngo ikintu gihari uwajya kubashaka yamuhaga 50,000 tabeshye yamuhaga 50,000 wajya kubashaka nyine yabakubita nuvuga ngo uko babaga bangana kose yakubitaga 50,000 bakomeza nyine kumushakira abandi bana umva ibyo nibimuhama ahanwe bifatika kuko niba arimo atanga amanota aruko bamuryamye imbere sibyo arimo arica uwo mwana kuko azarinda ava muri kaminuza muri iryo somo ntacyo afite mu mutwe sibyo aje guhangana ku isoko ry'umurimo ariko ubundi ukuri ntacyo afite mu mutwe ikindi uwo mwana w'umukobwa hari n'igihe azagira ngo no mu kazi nuko nagenda agasanga fonda we CEO we supervisor we mu kazi sibyo ari umupapa agire ngo azigira bya bindi yigiraga kwa regiteri ese yoze buriya aba bana batoya babangavu nyine biga muri za segonderi za kaminuza buriya kugira ngo nyine bahure n'ibi bibazo buriya baba babigiramo uruhare nabo ubwabo yego cyane rwose babigiramo uruhare ndetse rushobora kuba runasumba rimwe na rimwe urwabo baba bagiye gukorana ibyo nabo barugiramo kuko yaguhakaniye umukobwa agize burya akakurebera ku rutugu ati ibyo ngibyo uzabaza nubwo uri iki n'iki imbere yanjye ariko ibyo ntibishoboka ku ruhande rwawe rero kugira ngo iyi nkuru tunayikubite ku musozo ku muryango harakorwa iki ubundi rero biranagaruka nyine ku muryango harakorwa iki ndetse no kuri Rwanda Association for Youth for Women barakora iki nguyu muryango nyine cyo kureberera aba bana ni inzego nyinshi ariko nta rwego rutakwinjira muri iki kintu ubwo ni rumwe tuvuze dushatse kumentioninga ese urwo rwego contribution y'uru rwego n'izindi nzego bafite mu nshingano ibi ngibi uruhare rwabo mu gukumira yego bashobora kuba batabigabanyije na kwijana ariko mu gukumira harakorwa iki kuri iyo miryango harakorwa iki ku miryango yo mu ngo harakorwa iki kuri aba bana yewe buri uyu muti uvura cyangwa nkunda kubivuga umuti uvura kurusha indi ni ibiganiro yego buriya mu muryango umwana mbere yo kujya ku ishuri afite amahirwe yo kuba afite ababyeyi se na nyina bakamushyira hariya bakaganira nawe uragiye ushobora guhura n'ibi mwana wacu uramenye uzitwara ukunuko ariko ikibabaje nyine usanga twitwaje ngo ubuzima ngo burahenze twitwaje ngo isi irimo kwiruka ugasanga ntiturimo turagira uwo mwanya wo kwicara ngo tuganirize abo bana bacu sibyo tugataha twaguye agacuho kubera ko wenda hari aho twanyuze n'akanya tubonye ugasanga twagahariye televiziyo imbere yacu wenda zirimo n'ibitarimo kutwigisha cyane pari raporo y'ibyo ariko inama ngewe ntanga imiryango itandukanye ntiyegera imiryango hasi hano kuri famiye y'umwana bayiganirize gake baganire nibaganira two tubyiruka baranatuganirizaga hakaba n'ibyo banga kuvuga ngo barimo ngo baba bavuga ibishitani baba bagira gute
sibyo bakakubwiza abana babukuru yego nyine hari abantu kandi ntimunseke babyirutse nkanjye bazi ko umwana aca mu mukondo sibyo ariko burya iyo waje kubimenya naje kubimenya se imyaka mfite ariko burya ubwo nshatse kuvuga ko aba bana muganiriza nabo hari mentalite bafite hari igipimo cy'ubwenge bamaze kugeraho rimwe na rimwe banabarenzeho sibyo erega azakujijisha gutya erega ukiri aho aya masomo no mu mashuri arigishwa ariko bamwe mu barimo ntabwo bashaka kwibasobanurira bamwe mu bayigisha cyane bayigishanya isoni njye hari umwarimu nzi ingingo irakomeye reka niyo mpamvu twarayitinze yari umwarimu nzi yigishaga biology yego antiri nawe ashobora kuba ari yakigisha ku kigo runaka nashaka kuvuga ntabwo ari ngombwa ariko iyo yageraga ku isomo rya reproduction ku isomo ry'ubuzima bw'imyororokere reproduction yabivugaga yubitse umutwe sibyo nta mwana n'umwe ashaka kurebana nawe kubera ko aba yaryigishaga hari babana bageze muri toronkome urumva kandi iyo tugeze kuri iyo ngingo nta munyeshuri usinzira n'uryamye ahita abyuka izindi bakubwira ko bazumvishe nta n'ibibazo bazifite ariko hano haba hari ibibazo umwarimu rero akajya agera aho akavuga ati nyine kugira ngo umwana avuke ni uko umugore n'umugabo bakorana inama ese iyo nama ni inteko rusange iyo nama nibigisha ibintu ariko ushobora gusanga n'abatariho ubu ushobora gusanga wenda byahera nko muri rebu ikaba yahugura wenda ikaba yahugura abo barimu sibyo bayo bigisha iryo somo nk'uko abamateka wenda hari igihe bajya mu itorero runaka n'iki sibyo noneho ariko ubwo hakaba hari n'abandi baciye za mije profe n'iki ziriya minisiteri z'umuryango n'iki nabo baciye ku ruhande baje mu muryango noneho no muri za nzego z'umutekano gutyo nyine hakabaho gusananirana gufashanya kuko byaba bibabaje icyo rero nicyo kinabaho byaba bibabaje uru Rwanda rufite abo rwavunnye kugira ngo rube ari u Rwanda turebe umunsi wa none rumeze neza gutyo abato ari twe dufashe ibintu tukabigira akavuyo byaba bibabaje cyane urumva rero ko nyine imiryango igomba gukorana bagomba kubwiza abantu ukuri bagomba guha abana ibiganiro ibyo bigo nyine bishinzwe kureberera aba bana bakamanuka hirya no hino ariko n'urubyiruko urubashije kuba rusobanukiwe ibintu muri za renge zabo bakoresha za ndimi zabo bakoresha bagende bahwitire bagenzi babo yego urumva rero yuko ibitekerezo hano biba ari byinshi kabisa ariko nyine icyakorwa kugira ngo ibi byose bijye ku murongo uruhare n'urwawe wowe mwana wowe munyeshuri ugomba kubigiramo uruhare wowe mubyeyi imiryango itandukanye mubigiremo uruhare ariko munabwiza abana banyu ukuri mubasobanurira byimbitse kugira ngo nabo bamenye ukuri cyane rwose reka twambuke tujye mu karere ka Nyagatare nabonye umushinga mwiza w'ikiyaga cy'igihangano yego ni ukubaka ikiyaga gihangano kizatwara miliyari 211 kucyubaka cyangwa se kugitunganya bigeze kuri 44 n'ibice 17%. 4 n'ibice 17%. Imirimo yo kubaka ikiyaga gihangano kuri hegitari zisaga 796 mu mirenge ya Rukomo, Gatunda na Karama y'akarere ka Nyagatare bigeze ku kigero cya 44 n'ibice 17%, aho biteganyijwe ko kizuzura gitwaye akayabo ka miliyoni 124 z'amayero, ni ukuvuga miliyari zisaga 211 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo kiyaga cyiswe Imbera byombi Muvumba Multipurpose Dam cyatangiye kubakwa mu mwaka wa 2022, aho kitezweho kuzaba gitanga inyungu zinyuranye ku baturage binyuze mu kuhira imyaka, irrigation system, mu kuhira imyaka kuri hegitare 10,000, urugomero rutanga kilowate 1000 z'amashanyarazi ndetse no gutanga metero kibe 50,000 z'amazi meza buri munsi. Iyi ni inkuru nziza cyane rwose. Aha rwose
ni inkuru nziza rwose. aha twayakoma minisiteri y'ibikorwa remezo rwose ku batekereje uyu mushinga kuko bakawutereka noneho ahantu nk'aha twibuka amapfa. ntabwo ari muri Nyagatare gusa, twibuka nyine amapfa yo muri turiya turere tw'intara, nubwo ari muri Nyagatare bashitse kuvuga bivuze nyine niho cyubatse ariko kizasapurayinga n'utundi turere byegeranye. kandi buri Iburasirazuba ni ahantu magingo aya dukura ibintu byinshi, dukura ibintu byinshi haba mu buhinzi ndetse no mu bworozi, sibyo? buri Iburasirazuba hari igihe cyageraga ariko sinkipfa kubyumva, ukumva nk'inka zapfuye kubera inzara, sibyo? no kutabona amazi ukumva ngo imyaka y'abaturage yumye burundu. ubwo ni inzara nyine bayaje kubera kubura amazi, ariko irrigation system ije kubikemura. noneho oya iki kiyaga kije kubikemura, kibikemurane n'ikibazo cyari gihari kibikemurane na ryabura ry'amazi ry'ibido yaguraga hafi no mu gihumbi. akarere nigeze kubamo muri utu turere tw'Iburasirazuba, ndinda mpava ntazi aho bavoma, atari uko mafitiye ubute, ahubwo ari uko ari kure cyane. niyo mpamvu akenshi hari igihe mu meshi ibido y'amazi ukiraho ya litiro 20. niyo mpamvu akenshi uzasanga mwa turiya turere two mu Burasirazuba buri muntu wese bafite igare. yego aha n'abakobwa bayaza cyane. noneho ibido ya litiro 20 ugasanga yagiye hejuru ya 500, sibyo? yego. kandi noneho ikindi rero nishimiyemo n'amashanyarazi. yego, amashanyarazi kabisa. umuturage azaba afite ibyo kurya kubera irrigation system, sibyo? amatungo ye ameze neza kubera ko hari metero kibe z'amazi ari mu baturage umunsi ku munsi, noneho ari nahabona. yego kabisa. aha ngaha ubuzima kuko urukibuka turi kuri aya meza mu byumweru bishize ubwo twagezagaho inkuru ku badukurikira ijyanye na Ikayonza, cya kibazo cyari gihari. yego cy'inzara n'ubusuhuke n'iki. reka dutekereze ko rwose uwo mushinga hari icyo ugiye kuza gukemura. uyu ubwo rwose kubera ko mu Burasirazuba haba ikintu kimwe, icya mbere kibaye n'ubutaka bwiza, ari ahantu harera cyane. kuba rero iki kiyaga kigiye kuza hari byinshi bigiye kugira gute kwiyongera, n'umusaruro ugiye kujya hejuru kurusha uko twabitekerezaga. nibyo kwishimira. numva hano nabizi byo kuvuga buretse gushimira nyine iyi mishinga migari, minisiteri y'ibikorwa remezo rwose. iyi mishinga migari iragahoraho, irakagera hose. ngira iterambere nyine dushaka, nguko gushyira umuturage ku isonga, sibyo? gushyira umuturage ku isonga, ntavunike, ntagire gute, abona umusaruro we wiyongera umunsi. ubundi hari igihe mbona iyo ngerageje kureba ahazaza nshingiye ku iterambere rya none mu gihugu cyacu, iyo ngerageje kuzuminga ahazaza h'uru Rwanda rwacu, nsanga hari igihe kizagera umunyarwanda, erega mu myaka 30 hari ibyakozwe, umunyarwanda wese umurimo ukomeye azajya akora ari ugutekereza cyane, ari ugutekereza. turaza kubigeraho n'ikiganiro ku rubyiruko. umutwe wawe atari uwo kwikorera ijerekani, umutwe wawe atari uwo kwikorera ubwatsi bw'amatungo n'ibiki, babyita ari uwo gutekereza. kandi n'ubu wo gutekereza hazaba paradiso, bizaba byiza kurushaho. hari igihe abantu nyine kutabona iby'ibanze hafi bakajya kubikura kure ibi batesha igihe, bikabatesha umwanya wo gutekereza n'imishinga batekerezaga idindira. ariko ubu ngubu umva uraje ubona ukuntu ibintu bigiye kujya. iyi ni inkuru nziza rwose. ibi rwose birakagera hose. kandi rega siho gusa, hari n'ahandi hantu na za Muhanga hano hari imishinga igiye ihari mu minsi iri imbere y'ibi biyaga by'ibihangano y'ibiki n'ibiki. ubona nyine ibintu bifite gahunda gusa, ukibaza ngo ubundi mu Rwanda nyine hari igihe kizagera aho tujye twirirwa tumeze neza ibintu. yego buriya rwose minisiteri y'ibikorwa remezo kabisa, urumva ko n'izindi minisiteri zifite mu kuboko rwose turabashimira. iri kwikora mu mitari kibwira abatanazi. rwose Jimmy Gasore kabisa, nakeka ibintu ari kubigendamo neza. binakomeze gutyo rwose
dukomeze kubona u Rwanda rutembagara. Reka tugaruke rero no kuri tukomeze kubona u Rwanda rukura umunsi ku wundi rwaguka. Ubundi rega n'ubundi iyo uvuze u Rwanda bituruka ku nshinga kwana, sibyo? Kwaguka. Aha kabisa. Reka tugaruke rero kuri inkuru. Ni inkuru ya Depite Mukabalisa ari gutabariza abana bakora mu by'umwihariko abakobwa. Ariko ibi ngibi yabivuze. Reka tuze tubasomere iyi nkuru kugira ngo mwumve amavu n'amavuko yatumye iki gitekerezo kiganirwaho. Depite Mukabalisa Germaine yatabarije abakobwa bakora mu tubari bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Agaragaza impungenge zishingiye ku buhamya bw'umukobwa uherutse kugaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yakanzwe amabere n'umugabo usanzwe yotsa inyama n'ibindi biribwa mucoma. Urumva bakoranaga mu kabari, barakoranaga bari basangamo. Komeza. Ibi yabigarutseho ubwo Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo Mifotra yari yitabiriye ikiganiro n'abadepite bagize komisiyo y'imiyoborere n'uburinganire bw'abagabo n'abagore mu nteko ishinga amategeko kuri uyu wa kane tariki 22 Mutarama 2026. Yabajije Minisitiri wa Mifotra Dr. Nkurikinka Christine icyo Minisiteri icyo Minisiteri ayoboye ikora mu guhangana n'iryo hohoterwa. Yagize ati Nyakubahwa Minisitiri, imbuga nkoranyambaga tuzihuriyeho. Hari umukobwa uherutse kugaragaza ko yakoraga mu kabari i Nyamirambo, ubwo ni Kigali. Ati mucoma amfata ibere, nararize cyane uwo munsi mbura icyo gukora. Nubwo navuye muri ako kazi sinzabyibagirwa. N'ubu kandi hari abakakirimo. Nushaka kugarukira bose. Iki kibazo Joseph umaze gusoma iyo nkuru, ariko turabigaruka. Uyu nguyu numwe ntabwo amazina yatangajwe, ntabwo impamvu z'umutekano we, ariko biragaragara ko mukanza amabere yajya gukanda n'ibindi. Akavuga ko nubwo ari ngiye babikoreye, hari n'abandi bagira gute babikorerwa. Ariko utubari twese nta hantu tujya. Nyine wakwibaza impamvu 80% ishobora kuba inarenga y'abaseriveri bose ari abakobwa mu tubari, bose ari abakobwa, sibyo? Kandi nta mukobwa umeze ukuntu burimo. Noneho ukongera ukibaza indi mpamvu ikomeye. Iyo kuba abo bakobwa bagera mu tubari hakaba ibyo bemera bakanabifata nk'ibisanzwe, kuko suko nyine nk'uko uyu mukobwa yabivuze batabikorerwa. Uyu ni wabashije guturika ngabigaragaza. Uyu ni wabashije kugaragaza agahinda ke. Byaje kuri Mifotra, Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo. Ariko biraza kugaruka cyane no kuri aba bakobwa nyine bakora aka kazi. Ese ukiraho uyu mukobwa aragaje iki kibazo. Ese koko we yemeye ko ari mukoraho, abyemera gutyo gusa bura nta bindi bintu basa naho. Ariko umukobwa aragira ati naratatse cyane kuko nyine yaramubabaje. Please gufata ku ngufu biracyariho. Yajya kuba bishaka aba yaramweretse uburyo wenda rifata butari bugira icyo bwica, sibyo? Ariko aha ntiyabishakaga, kandi n'abandi bibabaho batabishaka. Ariko noneho kuki bibabaho batabishaka ntibabivuge? Ntekereza ko abafite utubari, business z'utubari, reka tujya tubabona
niyo umukobwa asuzuguye uwo yasavingaga hari igihe umukobwa bimuvuramo kwirukanwa cyane rwose, sibyo? aha ni nayo mpamvu minisiteri mifotra irimizamo kugira ngo ikire amategeko bari abana bajya mu kazi bafite amategeko abarengera n'ingingo zibarengera, atari ukuvuga ngo boss yakurokrise yakuzanye umugabo uzagukora ku mabuno uzemere nutemera nzakwirukana. Ukiraho sibyo, ashobora no kwemera kuba yamukoraho sibyo, ahubwo bitewe na bwa bukene nyine afite akabona yego nyine ikintu cyo gufatiranwa wenda cy'ibibazo yasize no muri famiye n'iki, abenshi buri aba baranabyaye avuga ati kinkoreho kize kumpa 2 sibyo, ati ubwo 2 ndahita noherereza mukecuru isukari irabibonetse anshime, ariko sibyo mu by'ukuri ntago ari byo. Hakwiye kujyaho uburyo bwo kureberera aba bana, yego uburyo buboneye bwo kureberera kuko n'abana b'igihugu n'ubuherero ni ugushyiraho amategeko noneho bagasinyana amasezerano n'ababa bagiye kubakoresha kuko bari abana nta n'amasezerano menshi y'umurimo bagira, niyo mpamvu usanga birukanwa umunsi noneho ahubwo no guhugura nabo bagahugurwa ku burenganzira bwabo. Burara abantu bazajya baraza mu tubari nijoro bari kurya umuziki bakavuga bati bagiye gutanga ikiganiro. Ni gute umugabo uyumva ko ibyo yaburiwe iwe ku mugore yasabye ku manywa y'ihangu akamukwa agakora ubukwe bw'igitangaza agiye kubibonera mu kabari, agiye yumva umugore agiye kubibonera mu kabari, agiye yumva atanyuzwe nyine n'umugore we kumva nyine kubera iki nyine atarimo kunyurwa nawe kumva ko agomba mu kabari. Kuko nujya kureba n'umubare w'abajya mu kabari abenshi 70% ni abagabo, kandi urasanga utubari dufite abaseriveri b'abakobwa benshi beza banarebeka ari two tugira abakiriya b'abagabo cyane cyane kwa zino hoteli zikomeye. Arajya kukubwira ngo genda utsasire kiriya gitanda ukaba wakwijijije ukanamusanga ukareba uko yunamye amasasi akakubaza ati ese urarangiza akazi ryari, nusa nkaho urakarangize uze tuvugane gato ngubwire ngo kandi mu rugo ntujye ugira amatsiko yo kujya kureba umugore wawe yunamye arimo agusasira urebe igiteye agahinda ayo matsiko ntujye yagira. Yego ahubwo ugiye kuyagira. Abagabo benshi bataye abagabo babo ntibanabasohokana bajya gusohokana n'abandi kubera ko nibagerayo akajya areba uko areba izo nyashi, ariko nyashi urabimenye ko ari ijambo ryanditswe noneho ryemewe, twajyaga turikoresha gutyo mu Kigali ariko ubu riranditse. Hari umuyobozi nabonye bamereye nabi muri Uganda bati ngo abantu ngo bose ngo bagira nyashi ngo babyara abana b'ibiguryi. Iryo naryo ni ihohoterwa pe. Niyo nyine bari kusamira hejuru ngo abantu bose bagira izo nyashi. Aho kwari wigeze gucuranga ngo looking nyashi kiri goti ngo reba nyashi wica iki goti ni ihene. Bivuze ngo aba bagabo hari n'ibyo bahomba nyine iyo barimo balukinga izo nyashi, iyo barimo bareba izo nyashi. Ariko hari umuntu arutse kuvuga akantu wagize ngo se shahu abo bana bari muri utwo tubari ugereranyije n'abarimo kubakora ku mabuno, ugereranyije n'abarimo kubakora ku mabere ni nk'abuzukuru ba ibingibi arabijyamo ni bandi nizenze n'urubyiruko. Hari umuntu uherutse kuganira Minisiteri y'urubyiruko ugomba kubijyamo. Ababikorerwa n'urubyiruko ababikorerwa n'urubyiruko cyane, ubwo byazanyemo Minisiteri y'urubyiruko kuko igomba kuvugira urubyiruko rwa twishima Jeanne Kwadara rwose utuma twishima ngo banadukurikiye rwose agatuma twishima. Noneho ababikora biganjemo ahubwo abakarebereye urwo rubyiruko. Niyo sitorera nijye kugutera y'ukuntu umuntu w'umugabo uyu munsi ngaba areba umwana amukubitira kwambara ikariso uriya mwenda w'imbere aticara neza atikicare neza bajya bigamba bavuga bati ngiye kuyambara numva bangamiye. Oya ntago aricyo nshatse kuvuga utandeviye sibyo. Ukaba akana k'agakobwa kari hariya gato wowe nyine urakuze nta santima kagutera ntaki ukagakubitira kwambara neza uwo mwenda w'imbere ukagakubitira kwicara neza. Ariko noneho nyuma y'iminsi itari myinshi wa wundi wakubitiraga kwambara ka kenda k'imbere yatambuka ukakabona noneho yamenye kukambara nyine kubera ko abimukubitiye, ariko wareba uburyo noneho kishushanyije n'iki ukamuhendahendera kukamanura ngo noneho ngo nagakuremo bahita agasokore.
ndumva nabizi ariko biteye agahinda abakarebereye abakagiriye inama uru rubyiruko rwacu kugira ngo narwo ruvemo abamama beza abapapa beza kugira ngo bino bintu nibo barimo ahubwo bagerageza kururuhamo kuko nujya kureba urasanga kandi unaganirije abakobwa ugiye gukora investigation ukaganiriza bari abakobwa bari mu tubari bazakubwira ko abasaza ari bo sawa cyane hari bo bafite amafaranga ariko sibyo umukobwa ubwo kandi ngende ndimo ndananzwe yego Depite Donatilla Mukabarisa yabivuze ariko ku ruhande rwawe nk'umusesenguzi nk'abasesenguzi kora ya meza mu tubari ibyo bintu kugira ngo wenda bicike ese harakorwa iki mbese reka tubanze tubigabanye mbere yo kubica kuko buriya guca ikintu bigoye ariko se kugira ngo tubanze tubigabanye mbere yo kubica reduction yabyo umuntu yabiyihe ukorewe ihohoterwa mu kabari ariko biragoye kaza kubitangaho amakuru kwaza kubivuga kandi nawe yumva ko nta kundi ubundi kuki yumva ko nta kundi kandi nyamara ejo bundi araba ari mu bibazo kera tukigira za komine ngo muri komine Rutobwe niho hari hatuye umugabo kindi noneho kindi akaba umugabo w'ibigango nyine wamenyaga gukora akazi by'umwihariko kwita ku mugore kindi rero niba yaraje gupfa niba yaraje kugira hajya aza kubura ariko abura umugore we amukeneye umugore we agira ibyo akemurana n'abandi noneho bo mu kubikora babikora nabi ati ibi nama bura kindi ati ubu yaba kindi abagejeje aha impamvu mbivuze aba bakobwa bashiki bacu ndetse iyi minisiteri mu tubari haba amafaranga mu tubari haba amafaranga cyane minisiteri mifotra nikireye uburyo bunoze bwo kwita ku bantu bakorera mu tubari bagira amasezerano bagira ibiki kujya mu kabari ntibiba amabura kindi kujya gukorera mu kabari ntibiba ariyo shuwa yanyu umuntu yarasigaranye ahubwo se bikorwemo gute uburyo biza gukorwamo nta bundi nk'uko abandi bakoze muri institutions runaka zitandukanye baba bafite amasezerano y'akazi bafite amategeko mu kazi bafite ibiki no mu tubari bibuko kuko si uko izo institutions arizo zifite amafaranga menshi arutaba mu tubari haba amafaranga menshi yego urakoze cyane urumva nyine ajya yakore afite ubwishingizi ajya yakore afite ingingo imurengera amategeko amurengera yego urakoze cyane minisiteri ifite mu nshingano urubyiruko rero na mifotra n'izindi minisiteri n'izindi nzego zibishinzwe mu Rwanda dufite uburyo minisiteri zose zuzuzanya n'izindi nzego bakabiviraho indimwe yego bakoranira rwose iki kibazo cye kugira ngo kigiro kibangamira cyane kwa bari abana bakora mu tubari Joseph twibutsa abantu nyine ko abari kudukurikira kuri iki kiganiro uruvugiro ni ikiganiro kigaruka ku makuru aba yaravuzwe mu cyumweru turayazana rero nawe wayisomera ariko twicyo twongeraho ni ukuyasesengura tukagira inama niyo mpamvu rero ushaka kudukurikira uradukurikira unyuze kuri Iseka News reka tujye kuri iyi nkuru rero asigaye inkuru ebyiri kugira ngo n'ubundi kiganiro kigane ku musozo cyangwa muri izo ebyiri reka tuvugemo imwe ijyanye n'urubyiruko niyo tugiye gusorezaho mu minsi ishize hari umwana w'umukobwa yagaragaye kuri X Twitter avuga ko ngo nubwo ngo mumbona gutya yari afite iPhone iziro zihenze za 310 Pro 17 urazizi za 300 cyangwa za miliyoni 300 miliyoni 300 ni iPhone igura miliyoni 300 ya Pro 17 abantu benshi barayizi ni ukuvuga ngo rero uyu mwana yabivugaga muri aya magambo ati ngo nimumbone meze gutya mfite telefone ihenze nambaye agashati keza nambaye neza nsa neza ku mubiri ati kuri mobile money yanjye hari ibiceri 300 ati nk'urubyiruko ushobora kuba witiranyije
miliyoni 300 n'ibyo biceri 300. Oya nukuvuga ngo nge icyo ndi kubira niki ni iyo telefone yarafite igura ifite agaciro ka miliyoni ifite agaciro ka miliyoni 300 urumva z'amafaranga y'u Rwanda azigendana mu mufuka kumva nta kibazo miliyoni 300 miliyoni gutyo ayikoresha abantu batwihanganiye miliyoni 3 abantu batwihanganiye nibazaga miliyoni 300 miliyoni 3 akavuga ko ngo nubwo asa neza yarasa neza pe ngo nubwo asa neza kuri telefone kuri mobile money ye hariho amafaranga 300 atuye he ntabwo so imyirondoro ye ntabwo yamenyekanye we n'umuntu yaje kuri X sibyo ariko iyo nkuru nyine yabaye trend cyane akavuga ko urubyiruko ngo rukennye none Joseph wenda turaza kureba imibare ariko se iki kibazo kijyanye n'uru rubyiruko ruri kuvuga ngo rurakennye ese ko tujya tubona hari bamwe banashyira amaboko mu mufuka ntibakore rimwe na rimwe bakanambara neza bakanatunga izo telefone zihenze gutyo bakavuga ngo barakennye icyakorwa n'iki ese kwanga umurimo birahurira he no kuvangura kennye kandi utunze bifite agaciro k'amafaranga menshi cyane biba bifite agaciro ariko ku buzima bwawe navuga ko nta gaciro bigufitiye kuko iyo telefone ya miliyoni 300 abaye ayikoresha yego sibyo ikaba hari amount of money imuha buri munsi sava birashoboka byaba ari na byiza kuko yaba yitunze nk'igikoresho cyinjiza amafaranga ako kantu ugomba kureba icyo ayikoresha ariko bivuze ko nanone kuba yifite ari ya miliyoni 3 ariko kuri account ya mobile money akaba afite ibiceri 300 ntacyo ayikoresha yakabaye anayigurisha yego ayo mafaranga akayinvestinga mu bindi ariko noneho kubihuza no kuvuga ngo urubyiruko rurakennye hejuru y'iyo mibare ye icuramye gutyo ngiye Munezero Joseph n'ubundi urubyiruko yego ntabwo umuntu yambwira ngo arakennye ngo njye kumukorera ubuvugizi afite telefone ya miliyoni 3 nyine we yari kuvuga ngo nubwo muyimbonana afite telefone ya miliyoni 3 ngambwire ngo arakennye rwose subugome siniki ko nibara kabisa ako ibaze kutunze miliyoni nta nubwo namuguriza amafaranga kuko naba mfite impungenge abo se yayigurisha ayo mafaranga akayabyazamo ibindi yego nyine please urana kubajije hatuye ngo numva icyo yajyaga kumaza ndi ayo mafaranga nje buriya wenda nitwitaye no ku buryo yayibonye sinzi niba n'uwayimuhaye cyangwa yarayiguriye wenda baramuhaye condition ngo ntuzayigurishe cyangwa ariko ibyo bintu bifite condition nabyo nk'urubyiruko ntabwo dukwiye kugira ibintu byacu dufiteho uburenganzira sibyo kandi birimo imibare yego ushinde navuga ko iyi ari inkuru ibabaje kandi nawe urabyumva izo miliyoni 3 zirimo business aho waba uri hose mu Rwanda wagerageje gutekereza neza zirimo business itaca munsi y'ibihumbi wenda 20 muri make cyangwa 15 da 15 njewe ubumpaye miliyoni 3 gutya imbumbe gutya miliyoni 3 bakayiguha hano ukabima hano miliyoni 3 ntago nabura kubibyaza ibihumbi 15 ku munsi kandi icyo gihe naba mfite salary y'ibihumbi 450 none iyo telefone ya miliyoni 3 nkazayitunga nyuma y'imyaka runaka nabanje kwinvestinga ariko simvuge ngo ati ngumvite telefone ya miliyoni 3 ariko kuri mobile momo yanjye 300 difference sufuri ngo araro biciri 300 y'amafaranga y'u Rwanda 300 njye ubwo ndibonda bigereranya nka ari 0 kubera ko kandi ari kuvuga 300 afite iyo telefone none se ubwo arumva ari iki noneho ubwo
hari n'igihe azareba iyo telefone afite atekereze ko hari aho yakwinjira. Nubona ya mahohotera arabavuga ngo ahinjire adafite ubushobozi bwo kuhapira. Harabavuga ngo akenshi kubera ko nta bushobozi bafite ngo zira telefone baba bazibaguriye. Ese nuko umuntu yakuburiye telefone wayigurishije se? Bayigurishije. Je wayingurira mita nyigurisha. Niko bimeze. Nkajya kuinvestinga mu bifitiye umumaro. Twanahura rwose nkaba honete. Nakubwira nti nje ntabwo ari gutunga telefone ya miliyoni zinizi kandi nzi ko nta mafaranga mfite. Yego. Dutandukane urubyiruko, dutandukane n'ubuzima bwo kwisumbukuruza, dutandukane n'ubuzima bwo kumva ko tutakwinvestinga mu bifite umumaro. Dufite abantu bagiye bahera kuri bike nkanswe ibingibi byo byinshi ako kageni bakabikoresha neza, umunsi none bakabamo babasha kwiha byinshi uko bashaka. Yego. Yego. Urakoze cyane, reka tunagushimire ku ruhare rwawe. Reka tubashimire mwese mwadukurikiye, mwese mwakurikiye Iseka News. Iki ni ikiganiro uruvugiro, ni ikiganiro kibanda ku makuru aba yaravuzwe mu cyumweru, kandi ni ikiganiro kivuga nyine kuba byaranditswe mu cyumweru, ariko ni ikiganiro mushobora gukurikira munyuze kuri Iseka News. Nge yobora ikiganiro nitwa Ushindi Paul Barozi, ariko nanabanye na mugenzi wanjye Munezero Joseph. Turabashimira rwose kuba mudukurikira. Yego. Ni iby'agaciro. Turi hano ku bwanyu, turi hano kugira ngo mubone ibibabereye, mubone inkuru nziza, ariko kandi nyine za comment zanyu zo kuvuga ngo aha muzahitseho, muzahindure, wenda muzagire gutya, zirakenewe. Ngewe buriya ndi wa muntu uhora yifuza impinduka, uhora yifuza kujyana n'abantu. Kuganira n'abantu biraryoha nabo. Yego. Uganire nabo umenye barashaka iki, byagenda gute na gute, niki twakongeramo bibaye ngombwa. Ibyo rwose ubushizeho itafari. Reka tubashimire rero. Icyo urakora ni ukujya kuri Iseka News ugakanda subscribe. Ushaka no kujya kuri X twitwa Iseka News ukabona amakuru agenda kugeraho umunsi ku wundi. Reka tubashimire rero, twe tuzagaruka mu kiganiro uruvugiro ku cyumweru gikurikiyeho. Turabashimiye cyane kwa mwabanyamwe natwe. Murakoze cyane.